nkina nta bwoba kandi nkiri umwana gukora imyitozo muri Mukungwa Sport. 11. Yego, kubera ko bari abagabo cyane banduta. Iyo kipe ndibuka bayifunze iminsi 15 idasohoka mu kigo, kubera ko yari yatsinzwe igitego n'umwana kandi abakuru bananiwe. 9 n'8 ndabyibuka bamamagaye mu kipe y'igihugu, ariko nari maze gukuramo gato, ariko bitari cyane. Nk'imyaka 3 nari maze gukina. Ndi muri shampiyona y'u Rwanda. Aho ngaho ni naho haviriyemo urugendo rwo kujya mu kipe ya Rayon Sport. Ni mu Rwanda, karere ka Musanze. Ushobora kuba warabaye muri akarere cyangwa se warahakoreye cyangwa ariho mu rugo, ukaba ugize amahirwe yo kubona ikiganiro kuri YouTube yitwa Gifted Kids Rwanda. Tugoye ikaze, and of course njye nitwa MC Cruz. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku impano zitandukanye zikomeje guhabwa amahirwe, ariko kandi nanone iyi impano ititaweho usanga kenshi iyo mpano itagira ikimarira nyirayo. Niyo mpamvu havutse ikigo cyitwa Gifted Kids Rwanda kugira ngo gifashe za mpano zitandukanye zibashe kuba nazo zagira ku iterambere. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Ndi kumwe na Yafenti. Ubushize twari kumwe kugira ngo abatarabonye ikiganiro twakoranye ubushize asobanura ibya Gifted Kids Rwanda ndetse n'uburyo bafashamo impano zitandukanye. Urareba hasi aho ngaho muri description uraza kubona link twashize, hanyuma iyo link uyifungure urahita ugera ku kindi kiganiro twakoranye imbere. Na twishimiye kongera kuba ikaze muri ikiganiro nakwita episode ya 2. Yego, nanjye ndishimiye kubana namwe. Mbize neza cyane. Yego, turashimira Imana. Congratulations. Thank you. Abenshi bamenye amakuru ndetse abandi bari bahari, byari ibihe byiza. Yego. Ndetse kandi turakwifuriza komeza kugira kwa buki kwiza cyane. Murakoze cyane. Kwezi kwa buki wahisemo gukomereza mu kazi. Yego. Yitwa Yafenti, niwe turi kumwe nawe mu kiganiro. Ni founder akaba CEO wa Gifted Kids Rwanda. Kanya gato ngira utubwire Gifted Kids Rwanda cyari cyo. Uratubwire ko Gifted Rwanda bisobanurwa gute mu Kinyarwanda n'abantu babashe kubisobanukirwa. Ntabwo ari Yafenti wenyine turi kumwe muri kiganiro, ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane. Amaze imyaka myinshi muri football cyangwa se muri ruhago, umupira w'amaguru. Ni umutoza, ariko kandi mbere yuko aba umutoza yabanje nawe kunyura muri rwa rugendo. Yabaye umunyempano, ya mpano atangira kwibyaza umusaruro. Uyu munsi ari gufasha abandi kugira ngo nabo iyo mpano yabo bazayibyaza umusaruro. Twishimiye ko ikaze muri ikiganiro. Sawa, murakoze. Ngiye mwakongera mukatwibutsa amazina. Nitwa Shimimana Rafiki. Shimimana Rafiki, iri zina ntekereza ko atari bwo waryumva. Ni izina rifite amateka mu mikino y'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane ko yagiye atoza ama equipe menshi akomeye, ari buze nawe kubigarukaho, ndetse kandi yanagize n'ibihe byiza mu ma equipe yakinyemo, nabyo ari buze kubitubwira muri iki kiganiro. Mwese rero mbahaye ikaze. Na Yafenti, kuba gifted cyangwa se kuba umuntu ari gifted bisobanura gute mu Kinyarwanda kugira ngo n'umuntu wumva utumva izo ndimi z'amahanga abashe gusobanukirwa? Ni umunyempano, ariko umunyempano mu buryo budasanzwe, mu buryo buri karemano. Ni ukuvuga ngo ni ba bantu Imana yihera IQ ntabwo tubimenye mu Kinyarwanda, ariko ntekereza ko ari ubwenge navuga ko ari ubushobozi bwo kwakira ibintu mu gihe kirekire cyangwa se igihe runaka. Umuntu ufite IQ iri hejuru aba yumva ibintu byihuse, ntabyibagirwe, akabikipinga, noneho akaba nanone ari wa muntu uba successful kubera ko aba afite ubwenge bufata ibintu runaka. Yego, wiga vuba, ariko still akaba ari consistent, akaba ari kera twabitaga babandi bafatira ku kibaho kugira ngo bazize mu ishuri kugira ngo leta babyumva neza. Ugasanga nk'umuntu muri class ntiyandika, we aricara kureba gusa, ejo yagaruka babahereza wenda nka test agahita yuzuza ikibazo byagenze bite yarayifatiye ngaho ku kibaho. Noneho wanakurikirana. Yego, nibyo IQ.
yego noneho wanakurikirana ugasanga yageze mu rugo yigira mu bindi donc iyo bavuze rimwe ahita afata so ukuntu rero Imana yaturemye twebwe abantu ntabwo tunganya ubushobozi mu gufata hariho nyine ba bantu navuga bari gifted ni ba bantu baba bafite ubuhanga budasanzwe mu kintu runaka ariko ari karemano noneho hari igihe uwo muntu yongeraho noneho n'ubumenyi muri cya kintu urumva uriya muntu azavamo umuntu udasanzwe byanze bikunze. Ubihuza gute na kampani watangije? Ufite nabo bantu nk'abo ngabo tubana ni nabo dufite benshi bari mu bintu bitandukanye nkuko nabivuze ubushize uri bugira amatsiko ajye kureba cya kiganiro arabimenya byose dufite ariko still twibanda ku bana abana bisobanura ni abantu bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 18 nibo tubana nabo. Yego coach ubu turavuga ukuri kutorohera kwakirwa na buri wese muri urugendo rwo kuzamura impano. Rafiki n'urugendo yinjiyemo gute? Rafiki ni umuntu watangiye umupira akiri umwana. Navuga ko nari nkiri umwana mfite nk'imyaka 5 ariko icyo gihe twakiniraga umupira mu muhanda. Nakinnye umupira witwa karere rero wari umupira babanga mu masashe warangiza rero mukajya kuwukina mu muhanda. Uwo mupira ni nakinnye utuma mba undi wo muri iyi minsi. Hakiza demarikage muri quartier? Ntabwo hari demarikage, twashyira amabuye mu muhanda mu quartier tugakora amazamu tugakina. Yego urumva ko gukina kw'abana kwari ugukina kw'abana. Yaje guhinduka akazi gute kugeza n'umunsi? Icyo gihe rero habaga ikipe yitwa Mukungwa Sport. Abakinnyi babo rero bari batuye ahantu twakundaga gukinira. Uko tugenda dukina bakajya ubona batwishimira ukabona bakuguriye nk'ikintu watsinze. Ibyo rero nibyo byagenda bidutera motivation yo gukomeza cya kintu twariyemeje. Ariko ngitangira kwiga primaire nabyo byaje kunzamura ku kigo nigagaho kubera ko nabyo byaramfashije kubera ko nge sinarinzi ko mfite Imana ahubwo abantu nibo bayimbonagamo kubera ko icyo gihe bamamagaye nko mu kipe y'ikigo kera habagayo mu kipe y'ibigo akomeye. Aho ngaho rero bakajya banjyana aho bagiye gukina kubera ko bari abagabo cyane banduta kubera ko icyo gihe nangiranye nko gukina mu kipe y'ikigo nari mu wa 3 primaire. Abandi rero wasangaga ari abagabo biga mu wa 8 mu wa 7 ugasanga bo bafite n'igihagararo ariko bajya gusohoka bakaza bakansaba mu ishuri tukajyana. Ibyo rero byama motivation yo gukomeza cya kintu ndimo. Ariko nge mbikora ntago namenya ko mbizi. Kubera ko sinigeze nirara ahubwo nakomezaga imyitozo nkumva ko nkomeza gukina bya bindi nyina kugira nge ngaragarira abantu neza baje kundeba. Nubwo buryo rero nagiye nkina umupira. Biranakunda urakomeza kariyeri yawe none witangira guha amafaranga urakomeza ugira none no kubona wategera gufasha abandi. Ngize icyo nganiza n'abantu bandeba rero umupira narawukomeje kugeza igihe nagiriye imyaka 14 15 gutya nibwo aho twakiniraga hari abakinnyi b'ikipe yitwa Mukungwa Sport. Bamwe muri bo kubera kunkunda nibo bambwiye ngo ngenza mbere yuko batangira gukina. Mu ikipe ya Mukungwa abakinnyi babagamo. Yego barambwira ngo ngenza babikubwira ngo ujye uhagera mbere. N'abakinnyi babimbwiraga hari harimo abakinnyi bari bamaze kunkunda kubera ko icyo gihe hakinagamo na marume. Uri kumva na mukuru wanjye nawe yakinnyemo. Uri kumva rero icyo gihe nari mfite n'amahirwe ariko nta nubwo ari bo babimbwiye ahubwo nabibwiwe na bagenzi babo. Kuko ndibuka hari harimo umukinnyi witwaga Rashid yari umukongomani niwe wakunze kumbwira yarazi umupira cyane. Ujye uzangira icyo mwigisha. Icyo gihe nagera mu kibuga kare.
nyuma yaho baza no kundobesha imyitozo nkina nta bwoba kandi nkiri umwana gukora imyitozo muri Mukungwa Sport 11. yego. Wow. uri kumva rero maze kugira imyaka 15 hari abakinnyi bari baratangiye gukina mu Rwanda ari abana nabo, harimo witwa Yves Mudeyi, akabamo witwa Nshizurungu Iberi Bebe. Abo bose bari baratangiye gukina, nibo babwiye koca utari koko aya makipe nayo akinisha abana, wazahaye amahirwe rimwe uyu mwana tukareba. Icyo gihe rero koca ntago yigeze abasuzugura, niko navuga. Icyo gihe ndibuka hari abaye umupira wa Etincelle, oya ni aho nari ngiye kure. Mbere yaho hari match yigeze kuba y'ikipe yitwa Ejena, niyo yavuyemo aka academy ka polisi kaba hano. Bari bahuye nabo, none nk'umutoza aza kunyambika. Icyo gihe rero hasigaye iminota 10, ndibuka iyo kipe yari yatsinze Mukungwa igitego 1-0. Hasigaye iminota 10, umutoza aramwe ati ngiye kugushiramo, ariko uri umwana ugerageze ntagira umukinnyi ugongana nawe. Ibyo nabitaye mu gutwi, noneho mu kujyamo nsimbuye nibwo natsinzemo n'igitego. Cya gitego bari njye ukishyura, igitego bari babatsinze urakishyura, ndakishyura. None nyishyura abakuru bananiwe kugitsinda, ahubwo ngitsinda ndi umwana ukiri muto. Ni amahirwe aho ngaho rero nibwo amahirwe yatangiye kuzamuka. Noneho yes, iyo kipe ndibuka bayifunze iminsi 15 idasohoka mu kigo, kubera ko yari yatsinzwe igitego n'umwana kandi abakuru bananiwe. Uri kumva rero nanjye aho nanyura nkahura na wa mupolisi, imiryango yasitangira gufunguka, imiryango y'amahirwe navuga ko yafungutse, kubera ko icyo gihe bari baranshize no muri junior, ariko muri junior singiremo amahirwe, ariko nko mu kipe nkuru ugasanga mfitemo amahirwe menshi kuruta uko nakina muri junior, mu kipe y'abato. Yego. Aho ngaho rero y'amahirwe nibwo yatangiye gukomera, bansabira n'umwanya wo kuzajya ngendamo mu modoka ngakurikira abakuru banjye kujya kubareba aho bakina umupira. Ubwo buryo rero nirwo rugendo natangiye mu gukina umupira. Winjiye muri Mukungwa, ari naho navuga ko noneho watangiye kubigira akazi, noneho utangira guhembwa. Oya ntago byahise biba akazi icyo gihe, ahubwo icyakurikiyeho ni iki. Icyo gihe nta mwana wari wemerewe gukina umupira atujuje imyaka. Ubwo imyaka ingahe? Imyaka icyo gihe yari 18 ngira ngo 18. Kubera ko mu mwaka bafatiraga irangamuntu. Icyo gihe nta irangamuntu nari nakagize rero. Iki bategetse umubyeyi ko yakwandika urwandiko ujya muri Ferwafa ikanyemerera nkabona ubukina, ariko urwo rupapuro rwanditswe n'umubyeyi. Ibyo rero nibyo byakozwe, banyandikira urwo rwandiko barujyana muri Ferwafa, noneho banyemerera gukina. Urugendo rwanjye rero muri icyo gihe nyina ndibuka umukino wa mbere nakinnye nabwo wa shampiyona, noneho mfite na lisansi, natsinze ibitego 2. Iyo match ndibuka twatsinze ikipe yitwa Flash ibitego 4 kuri 2, harimo ibitego 2 byanjye. Uri kumva rero aho nibwo urugendo rwari rutangiye neza. Noneho nangiye no kurya ku mafaranga, bamaze kubona ibyangombwa noneho bikwemera kuri umukinnyi, noneho ushobora ariko muri uko gukina rero navugamo ikintu, kuko ntago nigeze nirara mvuga ngo nzi umupira w'iki, oya, ahubwo abantu b'iruhande nibo babonaga ko hari icyo mfite discipline. Njyewe ubwanjye icyo gihe kubera ko no kuva mu rugo njya gukina uwo mupira nabanza gusaba uruhushya, mfite uruhushya rw'ababyeyi. Uri kumva rero ni urugendo rutari rworoshye, ariko ababyeyi bagiye bamfashamo. Uyu munsi Coach Rafiki asobanura gute aho amaze kugera? Mu by'ukuri rwa urugendo numva rw'amahirwe cyane kuri Rafiki mu bijyanye no gukina umupira, ariko uyu munsi asobanura gute ahageze? Ntabwo nahita ngera, ahubwo navuga mu ncamake kugira no dukurikirana yumve n'urugendo nanyuzemo.
ntabwo nigeze nirara mvuga ko nzi umupira kubera ko njye nakoraga imyitozo myinshi ndi gushaka kugera gutera ikirenge mu cyabakuru banjye. Nubwo buryo nakinnyemo umupira ku bw'amahirwe rero ntabwo umupira nari nzi wamfiriye ubusa kubera ko 9 n'umunani ndabyibuka bamamagaye mu kipe y'igihugu, ariko aho nari maze gukuramo gato ariko bitari cyane nk'imyaka 3 nari maze gukina. Uri muri shampiyona y'u Rwanda? Ndi muri shampiyona y'u Rwanda. Icyo gihe rero bamamagara mu kipe y'igihugu najyanyemo intego yo kuvuga ko ntari bugaruke bansezereye. Icyo kintu rero kubera ko numva ko ari igisebo kuri njye, icyo kintu rero cyatuma nkora cyane ku buryo icyo gihe bahamagara n'abantu benshi cyane bagera kuri 60 kandi bazatoranyamo abantu nka 20. Ugasanga rero ni ikibazo kuri wa mukinnyi uvuye mu ntara ajya gukina i Kigali kubera ko icyo gihe bita ku banyakigali cyane, nibyo navuga ku bakinnyi bakina mu makipe akomeye kandi nyine nari mvuye mu kipe yo hasi, ariko nagerageje gukora cyane. Icyo gihe mwari abakinnyi bangahe bari bavuye mu makipe yari mu ntara? Mu ntara bahamagara abakinnyi nabo batarenze nka 15, kuko ndumva icyo gihe Mukungwa yari iri kudomina cyane muri shampiyona. Icyo gihe cyari cyararenze ahantu ninjiye njya mu kipe y'igihugu. Ujya mu kipe y'igihugu uri muri equipe? Nari mu kipe ya Volcanic. Yego. Nayo yari equipe y'inaha mu majyaruguru. Mu majyaruguru. Yego. Iyo niyo nari mvuyemo. Ukugiramo rero muri bakinnyi basigaye nari mbarimo ku buryo mu bakinnyi bari bavuye mu ntara icyo gihe twasigayemo turi abakinnyi 2. Ibuka hari undi witwa Rumamija. Nawe yakina mu ntara, yakina Igitarama. Nitwe bakinnyi twagerageje gusigaramo. Mwamugiye muri equipe nationale? Muri equipe nationale. Icyo gihe rero nambaye na mayo, nubwo ntabanje mu kibuga ariko icyo gihe nambaye mayo y'igihugu numva biranshimishije. Ari ibintu byiza cyane. Byari ibintu byiza rero. Aho ngaho ni naho haviriyemo urugendo rwo kujya mu kipe ya Rayon Sport. Kubera ko nyina nkora imyitozo aho ngaho, nibwo kubera ko nk'umutoza wadutoza yari kumwe n'umuzungu, ariko nari n'umukoca w'ikipe ya Rayon Sport. Aho ku buryo nakinana n'abakinnyi bakina muri Rayon Sport, ugasanga nabo baramotiva, mbese bambwira ngo waje mu kipe yacu ko ari ikipe ikomeye. Cyo gende naje kubona connection noneho z'ama equipe mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko equipe yari ikunzwe cyane mu gihugu y'Abanyarwanda. Kandi uyu munsi gikunzwe equipe ya Rayon Sport. None icyo gihe hari harimo n'ikindi kintu gitangaje kandi kinakomeye. Icyo gihe hari hemerewe gukina Abanyarwanda 11 mu kibuga. Uri kumva uri umunyarwanda rero byagusaba gukora cyane kugira ube wabasha kubona wa mwanya. Ibyo rero ntabwo nigeze mbitinya cyangwa mvuge ngo ndakomeye. Ahubwo ko wenda ukirango nagize kibazo k'amatsiko kina kuri kangahe? Nagize n'indi mpano yo kumenya gukina ku myanya myinshi. Nakinnye kuri 7, nyina ku 8, nyina kuri 11. Nubwo bamfata mu kipe y'igihugu bari banshize kuri 11. Yego. Sinda n'igitego muri entraînement nibwo batangiye kunkurikirana bavuga ngo uriya mwana ashobora kuba hari ikina afite muri we. Nibwo rero najya kubona nkabona amamodoka araparitse yabareyo, banshize iruhande nkavugana nabo. Aho niho urugendo rwanjye rwatangiriye, mbese ni nawo mwaka nagiye mu kipe ya Rayon Sport. Ugeze mu Bareyo? Abareyo ni equipe bakunda cyane. Equipe yabo ya Rayon Sport bayita Gikundiro, ariko kandi bakayikunda birenze iyo yatsinze. N'abantu bahora bashaka intsinzi kuva muri iyo myaka kugeza n'uyu munsi. Kubana n'Abareyo, nawe ufite intego zo kuvuga ngo impano yanjye ndifuza ko noneho ikomeza kuba impano ikomeye cyane, byari ibihe bimeze bite kuri Coach Rafiki? Nibyo koko ntabwo byari byoroshye kubera ko icyo gihe twakinagamo turi n'Abanyarwanda bake, abenshi bari abanyamahanga. Ni ikintu cyangoye kuko wageragamo kumva n'indimi zitandukanye
ibyo byose rero kugira uzagirane connection n'undi mukinnyi mu kibuga byaba bigoranye cyane. Ni ukuvuga ko nibura waba gufite wa mupira karemano kubera ko nubwo nari nagahuye n'abakoca bakomeye uri kumva ni ya mpano nari naravukanye y'umupira. Ni nabwo natangiye no guhura n'abatoza bakomeye nkigera aho ngaho. Uri kumva rero cya kintu ntazi nibwo koca kubera ko yari yarabyigiye anakomeye yagira akankosora ku buryo nahuye n'ikibazo umwaka wa mbere nakunze kugenda nsimbura, ariko umwaka wakurikiyeho nabaye umutitireri. Uri kumva rero ibyo byose byambereye byiza. Impano ntekereza ko ariyo yavuze cyane kurusha ijwi ryawe uyu munsi, akaba nayo mpamvu turi kongera kurebera hamwe mu by'ukuri uko impano yawe yavuze. Kubana n'abantu ahantu hamwe mukina muri ekipe imwe ariko mutabasha guhuza ururimi ukajya mu kibuga ugakina, nibyo koko. Nyuma y'umwaka umwe ukaba uri kubanzamo kandi n'aba bantu nabo bagihari. Navuga ko n'ijwi ry'impano wari ufite. Reka twibaze ngo uyu munsi na Yafenti hari impano zirimo kuzimira, kandi mu by'ukuri urumva urugendo rwa Coach Rafiki ni urugendo rwari rurimo amahirwe menshi n'ibihe byiza byo kongera kwishimira. Murabona ari iki gitera kuzimira kw'izi mpano by'umwihariko mu bana bakiri bato mu Rwanda? Urumva hari abantu baba bafite izo mpano batazi ko bazifite. Noneho ikindi ntekereza ni ukuba hatari ibigo byinshi bitandukanye bishakisha abo bantu, noneho no gukurikirana ba bantu kugira ngo noneho bamurike nk'uko yamuritse, cyangwa se bakora ibirenze ibyo yakoze. Nkurikije ko numvishe inkuru ya Coach, impano ye ishobora kuba yishakira inzira. Impano y'umuntu, he is gifted. Yego, ari gifted. Impano ishobora kuba yishakira inzira. Uyu munsi abo mufite muri Gifted Kids Rwanda muragerageza kubafasha kugira ngo iyo mpano yabo yishakire inzira gute? Twagiye dushaka abantu bameze nkawe n'abandi bameze nkawe mu zindi domene. Ntabwo tujya dupfa gukoresha abantu bose tubonye kugira ngo badufashe kumenya ba bantu no kubaherekeza no kubagira inama zikenewe kugira ngo bagere aho bazamurika. Kuko umuntu uri gifted ni inyenyeri. Yego. Coach, tugeze muri ekipe ya Rayon Sport, umwaka wa kabiri utangiye kubanzamo, utangiye kuba tirel, ariko noneho urugendo ntabwo rwari rurangiriye aho ngaho. Ibyo koko ntabwo rwari rurangiriye aho, kubera ko ndibuka 9 bamamagaye mu kipe y'igihugu, ariko aho hari ama ekipe abiri, hari yitwa Rwanda A indi yitwa Rwanda B. Ntabwo nagize amahirwe yo kumamagara muri ya kipe ya mbere kubera ko wabona ko yuzuyemo abakinnyi bari bakomeye, ariko abenshi bari n'abanyamahanga. None ikipe ya kabiri batoranyije yari irimo abakinnyi biganjemo abana b'abanyarwanda ariko bafite ya mpano. Ubwo buryo rero twaje kubukoresha neza nk'abana batitinye bari muri ya kipe bita kuciriritse bayita Rwanda B. Ubwo yari igiyemo kubera ko Sekafa yari yabereye mu Rwanda. Ntekereza ko bari babikoze nko muri bwa buryo kuvuga ngo dufite plan A na plan B. Nibyo ni muri ubwo buryo, ku buryo basanga iyo A n'abayobozi ariyo bitaho kurusha uko bitaga kuri ya kipe ya B. Niko nge nabivuga. Ariko kubera ko ryashyaka twari benshi turi abanyarwanda byaje kudufasha. Byadufashije gute rero? Twe twashize hamwe twumva ko cya kintu twakigiyemo tuvuga ati ntago tukize, ahubwo tugira bwa bumwe rero nibwo bwaje kudufasha. Tugerageza gutsinda imikino myinshi, tugera no ku gikombe turagitwara. Uri kumva rero ryashyaka kubera ko no kumva ngo ni ikipe iri hasi ya mbere, ibyo byagiye biduha motivation yo kugenda dukoresha za ngufu zatumye dutwara n'icyo gikombe. Na Yafenti, impano yanjye ntabwo ari ngifitiye akamaro gusa, ifitiye akamaro n'igihugu. Coach
barakoze cyane kugeza ku rwego begukana igikombe ku rwego rw'igihugu. Umunyarwanda wese icyo gihe muri iyo myaka yarishimye cyane. Uretse n'igihugu ifitiye akamaro sosiyete muri rusange. Kubera iki hari impano zikomeza kubura kuzimira tukazibura kandi mu by'ukuri bifitiye akamaro abantu bose? Nizo mpamvu nyine turi hano, ni kugira ngo zite gukomeza kuzimira, ahubwo dukomeze dukorane umurava dufatanyije, yaba ari twe, yaba ababyeyi, yaba abakoci, yaba leta, yaba umuntu wese, dukomeze tuzishyigikire, kubera ko nzi neza niba iya Rafiki yaragaragaye, hari n'izindi nyinshi kandi cyane nkurikije abana batugana uko baba bangana, zirahari pe. Coach Rafiki bo muri kumwe mu rugendo nk'umutoza, ariko kandi nawe yanyuze muri urwo rugendo nk'uko amaze kubitubwira. Coach, iyo ugerageza guhuza n'abana bato, wowe wadusangije experience ibintu wabinyuzemo, nibi wagize byiza bitandukanye mu mupira w'amaguru, aba bana uri kumwe nabo muragerageza kubafasha gute? N'icyo babwira ababyeyi babo na societe muri rusange? Ibyo koko iyo nkurikije umupira w'iki gihe n'uwa kera, ni ikintu kigenda gitandukanye, kubera ko kera uri kumva twe twakinnye nta n'abatoza bahari, bitandukanye n'iki gihe rero. Noneho kera n'abantu bakinaga umupira bawukunze kuruta uko ubu bawukina. Ubu wajemo business. None iyo business yajemo, ni handi umukinnyi yicura ugasanga afite miliyoni 10, miliyoni 20, ugasanga na wa mubyeyi ufite umwana ashatse kuwinjiramo, kubera ko noneho wa mupira usigaye ufitiye abana akamaro, kandi uwo mwana yaba agize akamaro n'umubyeyi nawe hari bimufashamo. Usanga rero n'ababyeyi batangiye kugenda bawinjiramo. Ibyo rero nibyo bigaragaza ko umupira hari aho uri kuva naho uri kugera, kubera ko wabaye business. Abana barafashwa gute uyu munsi? Abana rero uburyo bafashwamo, impinduka zabaye ugereranyije n'urugendo rwawe uko rwari rumize. Impinduka rero zajemo nyinshi. Uri kureba ubu abatoza haje amahugurwa yabo, ku buryo tugerageza gukora amahugurwa na wa mwana none ukamwigisha ibintu wahuguriwe, bitandukanye na kera kwa kundi baza bakakureba mu muhanda ukarenda ukura utari wabona bya bintu by'umutoza yize, ukigendera kuri ya mpano yawe. Ariko uyu munsi wa mwana afite ibyiza, kubera ko ari guhura na wa mutoza wabyize, akamwereka uburyo bakoramo bya bintu. Wa mwana yaba afite ya mpano, wa mutoza akahita ayidevelopa mu gihe cya vuba, ku buryo wa mwana bimugirira akamaro akiri umwana. Nubwo buryo nabivugamo. Hari abikorera ku giti cyabo nabo batangiye gushora imari mu bijyanye no gufasha izi impano zitandukanye. Murimo murakorana na Gifted Kids Rwanda mu buryo bwo kubagira inama mu bijyanye no gutoza cyangwa se gufasha impano z'abana bakina umupira w'amaguru. Uyu munsi bireba ku rwego rw'abikorera n'uburyo barimo gufasha izi mpano umupira w'amaguru kuba zazamuka, mubona ari yakwiye kongerwa imbaraga, mubona ari yakwiye gushyirwa imbaraga kugira ngo nabyo bibashe gutanga umusaruro mu myaka iri imbere? Turi guhura n'ibibazo bikomeye, kubera ko usanga mu Rwanda ahari ibibuga baragiye babyubakamo. Icyo kintu ni ikintu kiri kugenda kikagorana b'abantu baba bashaka gufasha b'abana, kubera ko ibyo bintu byose biri kugenda biba ingorane. Yaza kuba ashatse n'icyo kibuga, harajya kugishaka baramuca amafaranga ari hejuru, ugasanga nawe biramugora, ugasanga mbese na wa mwana kugira azafashe b'abana rwa rugero yashaka gufasha biragabanutse, kubera ko arahura n'imbogamizi nyinshi. Ikindi kirimo rero, ibikoresho birahenze. Football uri gusanga ihenze cyane, ku buryo utagiye ubona nk'abaterankunga biragoye, ku buryo zamanusha ku buryo uzizamuramo byaba biragoranye. Ni urugendo rutoroshye, agomba kurwana narwo kugira ibyo bintu azabigereho.
n'ubundi kubivuga nk'umutekinisiye ni ibintu mpura nabyo, ni ibintu ngenda mbona. Icyo kintu no gushaka aho akomanga, ahagira agasaba izindi mbaraga, kubera ko ni ibintu bitoroshye. Afite ibintu byiza ashaka gukora, ariko agomba kujya gusabamo n'ubufasha. Yego. Nawe hari icyo yakongeraho? nawe mbona hari icyo ashaka kongeraho. Yego. Ibyinshi yabivuze. Imbogamizi ya mbere ni ibibuga. Nk'ubahana abana bakorera turahishyura buri kwezi amafaranga atari make tutabona, tutagaruza. Ikindi abafatanyabikorwa bakagombye kudufasha ni ababyeyi, ariko twagiye tugirana amanama nabo ugasanga ubushobozi buri hasi. Kakubwira ati ntago bigenda, ntago nabona amafaranga yo kwishyura umupira w'umwana kandi na minervari ntarayibona. Twanga gucika intege, dufatanyije na coach turakomeza turavuga tureka dukomeze tubiherekeze. Still imipira twatangije yarashaje. Shozible bakeneye ibikoresho, gusa nuko tubikunze ariko ntago byoroshye. Hari intambwe mwateye muri minisiteri runaka cyangwa se mu nzego za leta mugaragaza izo mbogamizi? Yego, nigeze kwandikira Ferwafa abashinzwe development. Narabahamagaye bambwira ko ngomba kohereza email. Nohereza email mbasaba ko badusura, kuko buryo umuntu atakugezeho ntiwamenya nuko umubwira ibibazo ufite. Ni byiza ko ni byiza n'ibibi byose hamwe. Yego. Ubwo rero narabikoze, hashize nk'ukwezi n'igice ntago ndabona igisubizo, ariko still nk'ubu ni ibiruhuko. Abana buri gihe baraza bati dukeneye ibikoresho, na coach tugakomeza tugafatanya, ariko dukeneye support. Dukeneye support kuko aba bana twarakonekitinze, tuba twumva tutabareka ngo tubatererane, kandi baradukeneye twebwe n'abandi baturusha imbaraga. Wabyumva uwo ari we wese ubifite mu nshingano, turamurarikira kudusura tukabiganiraho abana bacu, tukareba uko dukomeza guherekeza impano zabo dufatanyije twese hamwe. Coach, urugendo rwawe ni urugendo mu by'ukuri twaganiraho bukira bugacya, cyane ko imyaka yo bari myinshi cyane. Ariko se kandi nanone ko twumva hari izi challenge cyangwa se izi mbogamizi, mu gihe cyo cyari cyose byaba bidakemutse, izi mpano tuzireke, bazireke? Oya, ntabwo dushobora kuzireka, kubera ko leta nayo irahari. Kandi leta tuyita nk'ababyeyi. Niwo mubyeyi mukuru. Ndizera ko nayo ari ikizagenda ifashamo za mpano z'abana, kubera ko ari n'ikindi nazivugaho, ko umupira ugenda utera imbere. Umupira w'uyu munsi ni umupira urebye ufite tekinoloji iri kwihuta cyane. Ni umupira biga uyu munsi, turawiga. Ntabwo bimeze nka za kera nibwo wavukaga impano nyinshi, ariko ubu umupira uri gukinwa ni umupira umeze nk'uwo bashushanya, niko nabivuga. Kubera ko uri kumva ko hari ibintu uko ugenda umera uwo mupira uba usaba ibikoresho byinshi, kubera uko ukinwamo. Ubonye ko umupira w'uyu munsi utangirira mu bana, ntabwo wawukina ukuze nk'uko kera wabona umukinnyi anakuze. Ubu ni ugutangira mu bana, agakura afite disipurine aho umupira, amenya aho umurongo akamenya. Ni byinshi ugenda umwigisha. Mu ishuri niko nabivuga kabisa. Uri kumva niko umupira w'uyu munsi uteye, ntabwo ari wa mupira urabyuka uvuga oya. Ni umupira uri kwiga kugira ujye ukina wa mupira wa nyawo, atari wa mupira twajyagamo tugacenga ikibuga cyose. Oya, umupira w'uyu munsi ni ukuwiga. Hari ingaruka ku hazaza ku babyeyi birengagiza impano z'abana babo, ku hazaza habo bana. Nkawe uri muri urugendo nk'umutoza, ababyeyi birengagiza impano z'abana babo, ahazaza habo bagiraho izihe ngaruka? Oya, icyo nabwira ababyeyi, hari benshi bamaze kumva football icyo ari cyo n'ikisigaye marira umwana. Ahubwo icyo natwe nk'abatoza dusigaye dukora, dusigaye dushishikariza abana no kwiga.
kubera ko umupira ibiwubamo bigendanye n'ishuri. Ubu kugira uzakine umupira utarize ni ibintu bizajya bikomerera nk'umwana ukina umupira muri iki gihe. Ababyeyi rero nababwira ko umupira utagikinwa na ba bantu mbese kera bitaga ngo ni abantu batize, ni abantu batagize gutya, kubera ko umupira uyu munsi ni ukuwiga. Uri kumva iyo ufite ubwenge bwo mu ishuri na wa mupira uragufasha, kubera ko niyo bawukwigisha kuri taburo ni ibintu bagenda bakwandikira bakagushushanyiriza. Uri kumva rero umupira w'iki gihe ni umupira ushobora kuguteza imbere mu buryo bwose. Nkaba nsaba rero ababyeyi batari banabyumva gushishikariza abana babo, niba ubona umwana afite ya mpano abikunze, wowe mubyeyi wimubangamira, mujyana ahantu habigenewe yige wa mupira uko bikwiye. Nizera ko iyo amaze kubimenya cyane nawe biragufasha wowe mubyeyi. Nicyo kintu nasaba ababyeyi, kandi ahantu bajyanye b'abana bajye bagerageza kubakurikirana, kubera ko niba ubashize muri Gift Kids ukamenya ko uwo mwana ugomba kumukurikirana, kubera ko wowe nk'umuyobozi wa Gift Kids ntabwo azabikora wenyine utamuri iruhande. Ugomba kumufasha kugira nawe bimutera izo mbaraga, umube hafi. Icyo gihe n'umwana bizamufasha muri rwa rugendo arimo. Nicyo kintu nasaba ababyeyi rero. Icyerekezo cya Gifted Kids Rwanda by'umwihariko mu gufasha impano z'abana, ndagira ngo mwongere mu kitwibutse. Icyerekezo reka mbivuge mu magambo yanjye atari ibintu byo ku ruhande nibwo biri bwumvikane neza. Urabona abanyarwanda benshi barize, bamwe bafite akazi biri positive, hari n'abandi babashomeri badafite income iyo ariyo yose ukwezi kurangiye. Mu by'ukuri abo navuga ko byarangiye. Gifted Kids yaje kugira ngo babana noneho barimo gukura, niba musoza kwiga azaba afite iyo diplome yigiye, ariko noneho aba afite n'ubumenyi runaka mu kintu kimwe cyangwa bibiri bijyanye n'umwuga. Ndavuga ku bana b'abakobwa, ntabwo twifuza ko mu myaka izaza mu bana tuzabana nabo hazagira abana baba bashukwa n'abantu kubera udufaranga, kubera utuntu runaka. Niyo mpamvu y'iki kigo turifuza ko abanyarwanda bo mu myaka izaza duhereye ku bana dufite bazaba ari abantu bahagaze, bibeshejeho, badategamira ku bandi, ahubwo umuntu ashobora kuvuga ati njye nzi kubyina n'urugero, cyangwa se nakinnye umupira mfite izina, byarahereye hasi, yakomanga ku France cyangwa na hano bigakunda, akabona amafaranga amubeshaho. Nibyo mbivuze mu magambo yanjye kugira ngo byumvikane cyane. Ni ahazaza heza h'abana b'abanyarwanda, cyane cyane ab'abanyempano. Musanze rero niho Gifted Kids Rwanda ikorera by'umwihariko mukora n'abanyarwanda mu gihugu hose gute? Cyane ko ikiganiro abantu bakireba murashobora ko ari kutureba yibereye Nyagatare cyangwa se yibereye Rusizi. Gifted Kids Rwanda muragerageza kwagura gute kugira ngo nabo babashe kugerwaho nayo mahirwe mu by'ukuri mwashyiriyeho abana bafite impano zitandukanye? Ndi umuntu uhangayikishwa n'ibibazo by'abandi, rero abana bose bandika umutima, kuko nkuko nabivuze cyangwa se dukurikirana tugira ijambo ryitwa ngo umwana ku isonga. Ndifuza ko umwana wese w'umunyarwanda binyuriyeho cyangwa binyuriye ku wundi muntu yazabasha kugira aya mahirwe mu buzima bwe. Ariko twahereye Musanze kuko niho ubushobozi bwanjye bugarukiye, nkuko nabivuze niho mu rugo niho nahereye kugira ngo ibintu binyorohere. Ariko mfite wish yuko umwana wese w'umunyarwanda yazibona muri iki kintu, ikintu cy'impano z'abana cyakwitabwaho na buri muntu wese ubifite mu nshingano, cyangwa se umuntu wese ubishoboye, yaba umwarimu, yaba umubyeyi, yaba leta, yaba uwikorera. Dufatanye twubake abana, kuko ntekereza ko u Rwanda si imisozi gusa, ahubwo u Rwanda ni abana bazakura ejo. Yego. Reka turebe gato bitari mu muryango. System hari mu Rwanda by'umwihariko mu mashuri atandukanye irafasha aba bana kuba
bagaragaza impano zabo ku rwego bishobora kubafasha kugera ku yindi level itandukanye niyo bariho? Njye nkurikije uburyo leta iri kubishyiramo imbaraga, bagenda baha amahugurwa n'abarimu baba kuri ibyo bigo, ndikumva ko bakabashishikariza n'imikino. Urabona ko mo interscolaire yasubiyeho guhera muri primaire kuzamuka muri secondaire. Ibyo rero bizajya bituma wa mwana hari icyo akura azi nibura, kubera ko wa mwarimu yahuguwe, bizagenda bifasha uwo mwana mu minsi iri imbere. Ariko ikibazo kikaba kimwe, ibibuga biracyari ikibazo. Kubera ko ahantu hari ikibuga ni ngombwa wa mwana uramubona akina umupira, ariko iyo ikibuga kihavuye biba ari ikibazo. Ntandi uzasanga wa mwana yigira mu bindi, niho akura kuba yanywa bya biyobyabwenge n'iki, kuko adafite ahantu akinira. Ni muri ubwo buryo rero hakaba hari n'ikindi kintu nibagiwe kwibutsa ababyeyi, nagira mbabwire ko umwana iyo afite ahantu yirirwa haba hazwi, bituma atajya muri za ngeso mbi, bizatuma atajya muri za ngeso z'ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge, kwirirwa tukana n'abandi bana. Ibyo bintu aba yagiye kure nabyo, kuko wa mwana araza akirirwa muri ya mikino agataha ananiwe, ugasanga agize n'igihe cyo kuruhuka. Ibyo rero bigenda bifasha abana. Niyo mpamvu mbishishikariza ababyeyi rero kuzajya barekura abana, ariko bakamenya n'abo bohereje abo bana kugira bigende bibafasha. Coach, ni ibintu mwakira gute mukurikije urugendo rwanyu iyo mubona aho muri agace murimo, mubona na Yafet ni umugore ari mariye, ishize nibwo yakoze ubukwe, natangiye mu congratulation, afata icyemezo akavuga ati nkanjye ndumva nkwiye gufata bariya bana bo muri kariya gace nkakurikirana impano zabo, nkita ku mpano zabo. Nk'umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi muri uru rugendo, ni ibintu mubona gute, mufata gute muri rusange? Ikintu yakoze ni cyiza, ariko ngiye mu nama ngenda mugira, nawe yatangiye kubibona ko umupira utoroshye, umupira urahenze muri iyi minsi, kandi yagiye abisobanura, yagiye abivuga. Uri kumva atabonye hakomanga n'iki yazageraho agacika intege. Niyo mpamvu rero ubufasha buba bukenewe. Nsaba na federasiyo kuzajya igera mu Rwanda hose kugira irebe wa muntu ufite icyo amaze muri rwa rubyiruko, bagerageze kumufasha. Burya iyo wamusuye ukamuha n'iyo mipira, ukaba wamugurana jezi imwe, uba ukoze ikintu gikomeye. Ntabwo ari wowe ubufashije, ahubwo ubufashije na ba banatoza. Ibyo bintu byose rero byazajya biba byiza. Akaba ari ibyo ngiye nsaba federasiyo y'umupira w'amaguru ijya igerageza gusura abantu bagiye bashinze. Nta nubwo reka mvugire noneho ku bantu bose, abantu bagiye bashinga n'utudemi bagenda bafasha abana. We wumvishe ko ari n'umwihariko rero, yagiye ategura n'indi mikino arimo, uri kumva bafite umwihariko. Ni ibintu urugendo rutoroshye, nanjye nkaba nariyemeje kumuba hafi rero kugira ngira ibyo mufashamo, kugira atazagira ngo twaramutereranye kandi ariho mwuga dukora. Tugiye mu gice cyacu cya nyuma cy'ikiganiro. Coach, n'utubazo tw'amatsiko ariko dusubizwa byihuse cyane. Mu myaka umaze mu rugendo rw'umupira w'amaguru, wakinanye n'abakinnyi benshi, wahuye n'abakinnyi benshi, ni uwuhe mukinnyi kuri wowe uvuga ngo ko ni umukinnyi w'umunyarwanda w'ibihe byose? Gerageje kuba ari benshi, ni benshi pe, ni benshi kugira nuranye mu umwe rero. Aho mwawe uvuga ati uyu n'umunsi impamvu mbivuga reka mbikubwire, ntacyo uramo kubera ko abanyarwanda bose bakinnye igihe cy'abanyamahanga, ntabwo nkubeshye bari bashoboye, kuko basangaga ikipe ifite abanyamahanga 11 mu kibuga. Uri kumva wa munyarwanda rero waba
yagerageje gukora cyane akabanza muri cya kibuga nuko yabagaze umupira. Rero sinavuga umuntu umwe kubera ko naguhaye urugero nk'abanyarwanda bakiniye Rwanda B bara mu ma equipe usanga na bamwe ari abareserve muri ya ma equipe, ariko babonye ahantu bagaragariza ubushobozi bwabo bagerageje kubwerekana. Niyo mpamvu mvuga ko abanyarwanda bakinnye icyo gihe bose yego bari bafite umupira mwinshi banawuza, ariko kereka ahubwo umbwiye ati ngende ngusubira mu mazina yabo nahuye nabo bari bakomeye batatu navuga Nshizirungu Ibel Bebe yari akomeye atsinda n'ibitego. Karekezi Olivier yari umutekinisiye nawe kandi ubona ko ashoboye. Akaza Basibomana Abdul bari abakinnyi bose bakomeye. Yego wakomeje urugendo uza kuba umutoza. Ama equipe watoje hari ibikombe watwaye. Nibyo. Yego uratwibutsa ibikombe umaze kwibika ibikombe ama equipe. Yego gitangira gutoza natangiye gutoza 2007. Yego Noza junior ya Musanze 2007. Yego Noza junior ya Musanze, ariko icyo gihe natozaga nyine ku buryo ikipe nkuraho yanyeneraga nahita anjyamo, ariko habanje junior nabo nk'abatoza. Yego uri kumva ko muri uko gutoza rero ikipe nkuru yaje kubura umutoza, bamwirukanye ari amakosa yari yakoze. Noneho abakinnyi bari ngiye batora nk'umuntu wo kubahagararira wari umaze kugira experience. Muri uko kubahagararira rero uri kumva nane natangiye Noza junior. None ibitego batsinda byaje kwikuba kabiri, batangira gutsinda ibitego byinshi ku buryo umuyobozi wari uri icyo gihe yabibonye arambwira sinshaka kuzasubira mu kibuga, nshaka ko umbera umutoza w'iyi ekipe. Nuko urugendo rwatangiye rero ntangira kuba umutoza gutyo. Icyo gihe umutoza wari wagiye yari umutoza mukuru cyangwa yari umutoza mukuru ni wari wagiye. Icyo gihe hatoza umutoza umwe, ntabwo ibi byo batoza babiri ntabwo bari bariho uvuga ngo ni mukuru. Oya, hatoza umutoza umwe ku buryo umuntu wari waranyigishije umupira navuga nka mwita mwarimu ngi Kanamugira Royce niwe najyaga gufataho amasomo, ariko nahagera akambwira ati bya bindi nagutoje cyangwa bya bindi wakinnye ibyo ugenda ari byo utoza aba bana. Yego kubera ko hari ibyo yaranziho akambwira ati ukore gutyo ukore gutyo. Izo rero kugeza aho natangiye noneho kubona n'amahugurwa, kubera ko icyo gihe natoje n'amahugurwa mfite kumva ngo narakinnye gusa. Icyo gihe nangira gukora amahugurwa rero nibwo nabonye ko gutoza warakinnye ni kimwe. Hari ugutoza warakinnye no gutoza utarakinnye. Umupira bakina ubu barawiga, kuba warawukinnye nabwo bikaza mu kindi kintu. Nsanga ni ibintu bigenda bitandukanye kubera ko hazamo kuruhura abakinnyi, hazamo kubatoza ufite icyo ugamije, mbese hazamo ibintu byinshi. Niyo mpamvu kwiga rero nasanze bifite akamaro. Gutoza utarize nta kintu wageraho. Yego uri kumva rero natangiye kubona ayo mahugurwa ngenda nzamuka, kubera ko icyo gihe ngitangira gutoza ikipe nayigejeje muri 1/4 vamo. Icyo gihe yari deuxième division, gira amahirwe bama kwitoza undi mwaka rero nagerageje cya kabiri, uri mu cyiciro cya kabiri, gerageza kwizamura mu cyiciro cya mbere. Ubwo nibwo ubutoza bwanjye rero bwatangiye no kugaragara, kuko hari haranyuze abatoza benshi bakomeye ariko barananiwe kuzamura iyo kipe ya Musanze. Nibwo natangiye nyizamura rero yinjira mu cyiciro cya mbere. Kuva icyo gihe ekipe ya Musanze yajya mu cyiciro cya mbere, iracyari mu cyiciro cya mbere, ari we wajyanye mu cyiciro cya mbere cya Championnat y'u Rwanda? Oya, ndagarukaho aho ngaho bahise bamvanamo kubera ko wari umuyobozi mukuru. Icyo gihe yahise avaho, yari executive w'akarere. Icyo gihe yareguye ikizamuka mu cyiciro cya mbere. Noneho baravuga ngo ndi umwana sinashobora gutoza icyiciro cya mbere, ubwo babanshize iruhande. Ariko icyaje gutangaza
umuntu bayihaye bigeze hagati match zigiye kurangira bari mu mwanya mubi bagerageza kungarura gerageza kuyifasha n'ubundi ndi njyenyine ariko irangira amanuka ariko irongera isubira mu cyiciro cya kabiri ari uyifite ariko uri kumva ko banzanye ibintu nkaho byarangiye icyo gihe rero ngira amahirwe yo kongera kuyitoza irongera izamuka mu cyiciro cya mbere kuva icyo gihe rero na n'ubu ntiyongera gusubira mu cya kabiri uri kumva ko nayo ni flowers dukwiye guha coach Rafiki yakoze akazi gakomeye cyane n'uyu munsi aracyari kugakora kandi karacyakomeje ariko ari nabajemo n'ibikombe rero ndumutoza harimo icyo kuzamura equipe mu cyiciro cya mbere yamusanze uri umutoza ko uva mu cyiciro cya kabiri ujye mu cya mbere wari watwaye igikombe cya shampiyona cyiciro cya kabiri ntabwo icyo gihe twanagitwaye uyu bwa kabiri twaragitwaye ubwa mbere ntacyo twatwaye ariko twarazamutse ariko ubwa kabiri mwazamutse muri aba kabiri twazamutse turi aba kabiri ntitwatwara igikombe ariko ku nshuro ya kabiri igikombe twarakizanye ubwo ni igikombe kimwe natwaye noneho nagerageje no gutoza ikipe ya Gicumbi mu cyiciro cya kabiri gerageza kuzana igikombe nabo mu cyiciro ndayizamura nabo mu ntara y'amajyaruguru ama equipe abiri narayazamuye harimo iyo mu karere ka Gicumbi n'akarere ka Musanze ni wowe wayazamuye ni njye nawe wayazamuye icyo gihe nabwo nagerageje rero kuzana icyo gikombe ariko hari n'indi kipe nakunze gutoza nayo mu majyaruguru ya Sorwate uretse ko nayo nyifite yakundaga kugarukira mu mikino ya nyuma uri kumva ko nayo yagarukiraga ahantu heza yego umwanya mwiza wagezeho toza ekipe muri shampiyona by'umwihariko mu cyiciro cya mbere y'u Rwanda ni umwanya wa kangahe kureba nko muri Gicumbi nagerageje gutoza Gicumbi icyo gihe batari bazana undi mukoci navuyemo mfite amanota 4 muri match 3 uri kumva nabwo navuga ko nari nakoze ariko icyo gihe cyangonze ni lisansi nari ngifite lisansi iri hasi itanyemera gutoza mu cyiciro cya mbere nari ngifite lisansi CECAF icyo gihe banzaniyeho undi mutoza ariko icyo gihe gerageza gusubira mu cyiciro cya kabiri ariko aza kuyifata nari ndi hejuru mu manota uri kumva rero n'amahirwe burya turayabara muri aka kazi kacu mu bijyanye n'ubutoza bibaye ngo gusubira inyuma y'imyaka 3 ni ibiki wakosora mu rugendo rwawe rw'ubutoza kandi na n'ubu nyiburimo niyo washyira imbaraga cyane ndavuga muri ayo ma equipe yaba Musanze yaba Gicumbi ndetse n'indi equipe ariyo yose ushobora gutoza mu cyiciro cya mbere ni kwa kundi rero tugenda dukora lisansi buryo kugenda wiga hari ibyo ugenda uhura nabyo biri hejuru ya lisansi ibyo wigamo hari igihe biba bihwanye na ya kipe urimo agaciro rero kugenda uzamuka muri ya lisansi ni kugenda uzamuka no mu bumenyi ubu coach agize kwisansi gutoza ya equipe mfite backup yanyemera gutoza mu cyiciro cya mbere nta kibazo uri kumva iyi minsi nari maze iminsi mu academy ka Bayern Munich nari mazemo imyaka 2 nubwo nashoboye gukomezanya nako ariko nimwe nari maze imyaka 2 uri kumva rero nta kibazo gihari ubu ushobora gukora umukinnyi muvanamo umukinnyi mwiza ushobora gutoza na wa mukinnyi nkaba nagira icyo muha hari nabo wakoze uyu munsi barimo kugerageza gutanga umusaruro nibyo bakomeye harimo benshi harimo abo nagiye ntoza ariko natoje cyane harimo nk'uriya kapiteni wa Bugesera Kaneza Auguste yameze nk'umuhungu wanjye n'umwana wanyuze mu maboko cyane barimo n'abandi bagiye banyuraho ndi mu deuxième division nabo bari gukina icyiciro cya mbere uri kumva iyo mbabonye rero binzamurira morale yo gukomeza kuba nafasha n'abandi bana kugira ngo bazamure n'ubwo buryo rero coach abo watoje bo ni benshi ariko nanone hari abacitse intege ntabwo bibura umupira bakajya mu bindi bakawuvamo nibyo kubera ko umupira gusaba kwihangana
kubera ko kwihangana mvuga umupira nakubwiye kubamo amahirwe, ushobora kugeramo mu kipe runaka nube wahuza n'umutoza, ariko iyo ucitse intege bya bintu birapfa byose. Umupira rero kuwugira uwukine unagere kuri ya ntego ushaka bigusaba kudacika intege. Nicyo nagira inama abo bacika intege, kubera ko iyo ucitse intege biba birangiye, no kugira uzongere uzamuke biba ari ibibazo. Niyo mpamvu abana b'iki gihe dutoza tugomba kubahera mu bwana, ukagenda hari icyo ugenda umwereka, ibyo byose akagenda binyuramo, akamenya ko na kwa kwihangana bizajya bimugeraho. Ibyo bintu rero yagerageje akamenya uburyo abyinjiramo biramufasha. Niyo discipline rero nacyo kiba kigomba kuzamo. Discipline nayo yaregeye imwica, kuba kutakira bya bintu nabyo mbibara muri discipline. Bimunaniye kuba yabyakira n'ubwo buryo. Umunsi mwiza, umunsi wo kumenya byinshi, umunsi wo kuvugisha ukuri, umunsi wo kumenya amateka, umunsi wo kwiga. Turagana ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Nkomeza gushimira cyane abantu dukomeje kubana, kandi mbere yuko ikiganiro tugishyira akadomo, hari imikino itandukanye iri muri Gifted Kids Rwanda, ngira ngo Naya yongere twibutse iyo mikino, ndetse n'umubyeyi ufite umwana wifuza ko muri iyi vacances cyangwa se muri ibi bihe turimo yaba ari ahantu akomeza kukuza impano ye, abarebe niba hari aho yamushyira muri izo mpano muri ku developer cyangwa se muri kuzamura muri ibi bihe muri Gifted Kids Rwanda. Ya mbere mwarivuze, twanayivuze twese hamwe, football cyane. Ariko se ubu bamize gute? Abadukurikiye barabona amashusho y'uburyo barimo kwitoza, ariko ubundi ndani bimeze mwukomeze gute muri equipe? Nkuko twabisezeranije, twashyizeho video barimo kuvuga, bazayireba babishaka, banabatega amatwi barebe nuko bakina, baracyatsinda. Ziri imbere se mufite turi ready, ariko ikibazo nyine ni bwa bushobozi. Nk'ubu hari abari mu Bugesera badutumiye, tugatekereza tuti turagerayo dute. Yego. Barakenera kurya, barakenera kunywa, barakenera kugerayo transport. Dufite n'abandi bo kwa Tony nabo baradutumiye. Still utuntu ntabwo turaba tayari neza ibikoresho n'iki. Ni nayo mpamvu ahari twavuze tureka tubivuge. Bigira icyo bitanga, abana bari ready, abana barashoboye, baracyahangana nabo bahuriraho ku kibuga bagatsinda. Twahoze tugikomozaho ariko tukakinyura ku ruhande. Harabura iki? Birakorwa gute kugira ngo icyo kibura gikemuke? Birakorwa nande? Mu by'ukuri ntago nzi nanjye ngo nihe najye. Hari umubyeyi wabajije His Excellence bari mu bintu by'abasilamu, aravuga ngo bashyireho abantu. Ni umuhuro w'abasilamu. Ntago mbizi cyane, ariko narabibonye bitrendinga kuri Instagram. No gusangira iminsi mikuru yarimo n'irayidi yari imaze iminsi ba. Yego, kuko kuri umusilamu bisobanura neza kundusha. Yego. Ubwo rero umubyeyi yaravuze ati hajye abantu tujye tumenya ngo turajya kwa runaka, ibibazo byacu birakemura, uyu muntu ni uri bubikemure, birakemurwa na runaka. Nk'ubu kugeza aka kanya pe simubeshye, nageze mu karere ndababwira, ariko ndabona solution. Ndatekereza neza ko aho nagiye atariho, kuko ntarabona igisubizo. Ari nayo mpamvu nafata akanya nkabivuga, uwakumva yagira icyo adufasha, ubifite mu nshingano cyangwa se ufite ubwo bushobozi, yadukontakta kuri iyi nimero iri hasi, tukabivugana, tugakomeza guteza imbere abana. Dufite ibibazo by'amajezi meza, abana ni abahanga, baranabishoboye, coach yabihamye. Ikindi imipira, ikindi ubwo buryo bwa transport kubokipa, sinekereza ko twe twenyine twabyishoboza, ariko nzi neza ko leta y'u Rwanda yita ku rubyiruko, ariko hari nabo ni amakuru badafite. Nkaboneraho rero nsaba ngo nyabuneka mutugereho, cyangwa se muduhamagare, cyangwa se mutubwire ngo tubigenze gutya
kubera ko turabakeneye. ntekereza ko bizatanga umusaruro kurenza uko oya hari n'igihe utagura na leta ishobora kugufata ikagufasha ku mipira nawe icyo cy'imodoka ukajya ukivuga uti ndajya gukina aha ariko ifite icyo yagufashijeho numva nabyo byaba ari byiza. Hari n'akantu ahubwo nari natekereje muri kuganira, ndashimira umuntu witwa Eric ashinzwe masita, yarebye post zanjye aravuga ati ni gute ujya mu kibuga utambaye shozibre, aduha kado ya shozibre, aduha umupira, aduha n'imyenda flowers kuri masita flowers yaduteye inkunga, biramfasha binkora no ku mutima. Imana ibahe umugisha n'abandi bumva ko bafite aho bahuriye n'abana b'Abanyarwanda bakunda umupira cyangwa bakina, rwose batugana nta kibazo tugafatanya. Discipline muri kwitaho cyane mwakongera mu kazi twibutsa. Discipline tugira gahunda kuko umwana umuhaye ubumenyi ntumuhe discipline byose byapfa. Hari umwana uba ufite umugisha wabo babimufashamo, ariko hari n'umwana uba ukeneye kwibutswa. Turabikombina rero tugashyiramo indangagaciro, tukababwira kuba inyangamugayo, tukababwira izi si bakeneyeho, izo twe tubakeneye, izo ndangagaciro. Donc nabyo biri mu byo dushyira mu byo twigisha abana kandi birakwiye. Hanyuma uretse football rero hari n'ahandi mutanga training ku bana bato. Uretse football bakomeze bakuri subscribe kuri YouTube channel yacu, banareba ibyo twa-uploadinga. Very soon bafite video nziza abana babyina, dukunda umuco, twakoze n'itorero ry'abana beza babyina, byaranshimishije ngira emotion ebana no. Ntekereza ko n'ibindi biganiro tuzakora tusanahura n'abahanga mu bijyanye no kubyina, yego tuganire nabo by'ukuri badusangize ubunararibonye bwabo mu myaka bamaze muri urwo rugendo, ndetse nahuzwe n'aba bana bato ari kubyina ahangaha muri Gifted Kids Rwanda. Yego ariko nuko utaje babyinnye neza, nawe ndakurarikira uzakurikirana, biraryoshye, barabizi, dufite itorero ribishoboye, nabo barimo barasaba ati muduye akazi, muduye ibiraka, turi ready, twarabigishije. Dufite basket turimo kubaka nayo iracyari nshya, ariko bizagenda neza cyane kuko ntago twashatse kuguma ahantu hamwe, kandi abana bagifite tala zitandukanye. Umuntu yavuga ati se niba badafite ubushobozi bunini kwera iki bajya hirya ariko dufite abana ku mutima. Twega abana nibo dushyize imbere, ibindi twizeye neza ko hamwe n'Imana hamwe n'abandi bantu bose dufatanyije tuzagera kure. Tukagira no kwigisha kudoda, nabyo turabigira. Tukongera tukagira gushushanya, dukora amatablo ya art. Yego. Impano y'umwana si impano yo wenyine, ni impano y'ababyeyi, ni impano y'abagize umuryango, ni impano y'Abanyarwanda, ni impano y'Abanyafrika, ni impano y'abatuye isi. Uyu mwana ukiri muto ni wita ku mpano ye, uzaba umufashije kurema ejo hazaza heza. Reka mbashimire cyane mwe twabanye muri kiganiro, nshimire cyane Naya founder akaba na CEO wa Gifted Kids Rwanda, ikomeje gutanga umusanzu, irakorera mu karere ka Musanze, iratanga umusanzu mu kuzamura impano z'abana mu karere ka Musanze. Ni hafi no ku Kiliziya, ni imbere yaho bigishiriza gutwara imodoka. Aho ngaho rwose wahageze uhita ubona ikigo, cyane ko ari n'ibyapa bigaragaza Gifted Kids Rwanda. Uretse ibyo kandi wahamagara iyo nomero iri munsi. Nayatabara abashimwe, mwakoze cyane. Nabyo reka mfata umwanya mushimire Kuduse, nshimire na coach wacu, kubera ko yatabawe ntago tuba turi ahangaha, yaradufashije cyane mu bitekerezo, mu bwenge. Keza kureba abantu basanzwe bafite experience na coach Rafiki kugira ngo mukorane. Ibi biragaragaza ko mu by'ukuri ibintu murimo gukora ari ibintu bifite imbaraga kandi bitanga umusaruro. Iyo umuntu ari gukora ikintu yabayemo imyaka myinshi nka coach Rafiki, bite bitanga icyizere ku bantu bafite abana barimo kurererwamo hano. Nshimire nanone buri muntu wese wafashe umwanya we akadutega amatwi. Mwakoze cyane, mugire weekend nziza. Coach mwakoze cyane. Yakoze nawe. Tubashimire cyane mwese twabanye muri kiganiro Gifted Kids Rwanda. Aha urabona ibiganiro bitandukanye by'umwihariko bigaruka ku mpano, ku kuzamura, gukuza impano. Hari abanyempano batandukanye nk'uko Naya yabivuze.
mugenda mubabona mu biganiro tubagezaho. Ngira ngo niba utarabona ibindi biganiro tubagezaho uraza kumanuka hasi rwose yo mu video tubagezaho urebe abana bafite impano zidasanzwe. Impano zo zirahari kandi ni nyinshi cyane. Nge nitwa MC Kudus, wakoze cyane, tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.